haleluya. Nabashimiye cyane abagiye kunkurikirana none aha kuri channel ya Babura TV. Yes, hano nagiriwe ubuntu bwo kugera ku nyanja y'Ubuhinde kuhavugira Imana. Ndagira ngo mvuge ko Yesu afite ibisubizo igihumbi mu kibazo kimwe ufite. Twari turi mu cyumweru cyo koga ibirenge ku bantu basengera kwa pastor cyangwa se aposo. Buriya rero uyu mu mama Aposo Mignone afite iyerekwa rikomeye cyane. Afite iyerekwa rikomeye, nasengeyeyo ejo bundi mu cyumweru cyo koga ibirenge, ambwira ibintu byanjye gusa nditegereza none ni ubuhamya. Njyewe ibirenge byanjye nabyogeye mu nyanja y'Ubuhinde, niho narindi icyo gikarabiro nagize. Ndamushimira ubutumwa yampfunyikiye, impamba yampaye nitwaje yo kujya kuvugira Yesu ku nyanja y'Ubuhinde. Yesu adufasha muri byinshi, ibyo tubona n'ibyo tutabona, akadukorera byiza, ibyo tubona n'ibyo tutabona, ariko hariho n'abanyuramo kugira ngo tumenye inzira tuzanyura. Rero jyewe ku wa kabiri mu cyumweru cyo koga ibirenge, abandi boza ibirenge ejo ku wa gatandatu, njyewe mbyoze ku cyumweru kubera ko niwo mwanya nari ngeze hano mu nyanja y'Ubuhinde, niriwe noga ibirenge. Kandi abazumva ubutumwa bazi icyo koga ibirenge buvuze. Koga ibirenge byagenda bikoreye mu nyanja y'Ubuhinde. Neza, nitwa Peter. Ndagira ngo mbasharinge akantu kamwe. N'ikibazo nabazaga kimwe. Yesu akubwiye ngo umuvugire ku nyanja wavuga iki? If Jesus asked you to say something at the ocean, what can you say? What can you do? Yewe ndabona gukomera kw'Imana uyu munsi ndi ku nyanja y'Ubuhinde. Nawe ufite aho waboneye Imana, n'undi wese afite aho yaboneye Imana, ariko Imana hano ku nyanja y'Ubuhinde ndayihavugira. Amen. Muraho neza. Nuko mubibona hano ni ku nyanja y'Ubuhinde. Nari ndimo nenjoyinga inyanja y'Ubuhinde, amazi. Ubuzima ni bugufi, ni na bwiza, ariko burya ni byiza no gutembera ukareba ibintu byose uri mu nyanja, ukareba uko abantu baje kwishimira inyanja, biguha gutekereza ibintu byinshi. Hano rero turi kubona hano kuri igice cyegera igihe hariya muri South Africa, hari ukajya mu Buhinde, hano ukajya niyo mpamvu rero nifuje gufata aka video kugira ngo kabe story yo kubika yuko nari ndi hano ku nyanja y'Ubuhinde. Nazanye n'aba business partner banjye, abo dufatanyije business, ariko buri ukoze business igomba no kuguhemba kujya gutembera ahantu heza. Hano hantu ni heza cyane, ni heza cyane, ndatembera ahantu heza cyane hano ku nyanja y'Ubuhinde. Murakoze cyane, mbakumbuje kuzatemberera mu nyanja zose zishoboka. Yewe ubu ntangiye gutembera inyanja y'Ubuhinde, ndashaka no gutembera mu nyanja zose, ndabona inyanja zose.